Reka mbasuze rero nshuti bakunzi mukurikira Greater TV2 mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu yaba wowe uri burasirazuba iburengerazuba mu majyepfo y'u Rwanda ndetse n'amajyaruguru wowe uri mu mujyi wa Kigali mbahaye ikaze nako nakibagirwa rero namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu mwese mbahaye ikaze kuri Greater TV2 uyu munsi rero murabizi ko uyu mama turi kumwe so bwa mbere so bwa kabiri ni kenshi tukunda kuganira nawe cyane ni kenshi tuba turi kumwe ikiganiro cyacu rero muribuka ko bushize twakoze part 1 ubu tugiye kuri part 2 tugaruke kuri ya nkuru yaduhaye ikiganiro kiza cyane ntekeza ko benshi mwigiye mu bintu byinshi bitandukanye cyane hari ikintu cyabunguye cyangwa se cyabafashije cyabubatse duherukana tubwira kuntu yishingiye akagenda kumanywa yihanga kishingira akajya gushaka umugabo yagiriwe bakamwanga ngo ni muremure ni ibintu bitangaje ni ikintu utakwimvisha kuntu umuntu bamwanga bamuziza ngo ni muremure ntago ari ibintu byumvikana tugiye kugarukamo rero atugarukireho neza ku nkuru yacu atubwire byaje kugenda gute ese nyuma yo kumwanga nyuma yo kuba yarishingiye atwaye imyenda mu gishashi cya London nyuma yo kuba sebukwe yaramwangiye uburebure nyuma yo kuba yarishingiye ku manywa saa 9 z'amanywa abandi bagenda nijoro niko dusanzwe tubizi ikaze rero kuri Greater TV2 murakoze cyane amazina ni ayandi kandambaje Alphonsine umubyeyi mfite umutware nishimiye kuba kuri Greater TV2 ndabaramukije mbashimira uburyo bakomeza kutwereka ko badukurikiye batuba hafi batwandikira ngo courage iyo umuntu akuhaye courage bituma ugira imbaraga yego murakoze duherukana ubwashize mu kiganiro cyashize muri part 1 y'iki kiganiro nkuko twasezanije abakunzi bacu ko muri part 2 uzadukomereza iyi nkuru ukadukomereza kuntu byaje kugenda twaherutse sobukwe arimo mbabarire kuba ubu nagwa kiri nagwe databukwe wawe ariko n'uwari ugiye kuba we nubwo byanze duheruka arimo ari kurebera mu myenge y'inzu arimo abaza umuhungu ati uyu umukazana wanjye ni uwuhe nyuma yo kukubona rero birangira ahakanye birangira kwanze ngo uri muremure ko atagushaka ngo ureshya ngo niyo igiti ni cyo giti cy'inturusi nyuma rero byaje kugenda gute ese aho hantu mwarahagurutse yaraje umusore ababwira ati byanze subirayo ngera uterura ibintu byawe ugende n'abari baguherekeje cyangwa ni wowe wabonye ko bidakunda urigendera murakoze abanza nshima Imana mu buzima bwose umuntu yaba arimo Imana niyo ibanza imbere turashima Imana ko turi bazima n'imiryango yacu Imana ishimwe ntabwo abantu bashobora kuba bazi ko kuryama ukabyuka uri muzima ari ibintu bisanzwe abantu bashobora kuba bazi ko kuva mu rugo ukaza gusubirayo amahoro bazi ko ari ibintu bisanzwe ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe Imana iba yatanze ingabo nyinshi ndashima Imana rero yandenze n'imiryango wanjye kandinda ingingo zanjye zose nkaba nkiri muzima Imana ishimwe kuba nkiri umukristo nabyo nishimye Imana ishimwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kutwereka ko badufite ku mutima Imana ibaho umugisha rero kugira ngo nsobanurire abantu uko byagenze twasize tubabwiye ko tuzababwira ukuntu byagenze urumva nyine barambenze kubera ko ndi muremure n'abari bamerekeje tongera dufata cya gikapu wawe ndi wari wakizanye urumva cyari kiremereye ntabwo ari kugisubizayo ese mwari bangahe 3 bari 3 bari abakobwa cyangwa bari abakobwa twakoranaga muri za nanasi zazindi nababwiye kuko urumva wenda hari abatabyibuka cyangwa hari abatarabibonye ngewe ubuzima nyine bwo kwiga amajije kubona ko bubaye nk'ibihagarara kwiga nigaga muri secondaire nababwiye ko nagiye gushaka akazi ko mu rugo nkazana nkora abanyambura ndi urumva nari nyine na muto yana nagashoboye neza mbanye bari kunyambura ndavuga reka mbireke ndabyihorera ariho hahandi navuganye n'umuvandimwe wanjye utuye aho nababwiye kambwira ati inaha hari umukire uri guhingisha inanasi waza ugahinga ndagenda nyine ndahinga bakazajya bampemba aho rero ndimo mpinga nibwo namenyanye n'uwo musore
nabibabwiye ariko reka kugira ngo hatazagira umuntu uza akabiheraho akayoberwaho byavuye. Nagenda hinga shira igihe kinini nza kumenya n'uwo musore yari umwarimu muri primaire. Rero nkimara kumumenya numvise Imana ishobora kuba impinduriye ubuzima kubera ubuzima nari ndimo bwari hasi. Umwarimu bahembwaga amafaranga makeya, ndavuga nuko biri kose 24 ahembwa. Imana irantabaye. Ego yahembwaga 24. Ego abantu Imana irantabaye. Urumva nyine turakundana nkuko abantu bose bakundana. Yari umukristo nanjye ndunda ariko nta bushobozi dufite bwo gukora ubukwe. Hanyuma rero dupanga, arambwira ati ndabona nta bushobozi dufite bwo gukora ubukwe, mu mafaranga nkorera ntabwo byavamo, reka tubane ubukwe tuzabukora nyuma. Nanjye nkurikije ubuzima nari ndimo hahandi ncumbitse bancumbikira mba guhinga mu nanasi nkaza nkacumbika, numva ambwiye inama iriyo. Ese tukiri aho ngaho warukomojeho ko yari umukristo, mwabanaga mu itorero muri mwe twasangiye mu itorero rimwe, ariko kuko ngiye urumva nari mvuye mu ntara ngiye mu yindi, ntabwo twabanaga ku rusengero rumwe, ntabwo nari nakamenye abantu baho neza. Ariko we yari umukristo wo mu itorero nsengeramo. Yego hari umurimo yaba cyangwa ikindi kintu yaba yarashinzwe wenda mu rusengero, wari nk'umuririmbyi, yari nk'umudiyakoni? Ntabwo nabyibuka. Yego ntabwo njya mbyibuka. Yego hanyuma nyine twumvikana ko tugiye kubana, dukora ubukwe, amafaranga yarabonetse. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari twebwe ba mbere, nta nubwo ari natwe ba nyuma twari kuba tubikoze. Hanyuma turabitekereza, turabipanga, njya mu isoko ngura igikapu cy'ishashi, mpangamo imyenda yanjye neza, nitegura ko nimugoroba naza kujya gushaka, nsezera abo twabanaga, ndababwira nti ndaza kujya gushaka ndabana na runaka bari bamuzi. Mbwira abakobwa twakoranaga mu nanasi, nsezera mu kazi baramperekeza. Hariho handi rero njye mbabwira twagezeyo, hanyuma baranyanga ngo ndi muremure. Tukiri aho ngaho, igitekerezo cyo kwishingira ni kimwe, kandi koko nibyo mwe mwabyumvikanye kuri bugeyo ayo masaha, ariko noneho tugarutse ku masaha wagendeye, ni ibintu navuga ko wenda hari kubabizi nabo bazadufasha muri comment batubwire, ni gake cyane wasanga umuntu no kwishingira cyangwa se nubwo byabagaho mbere, ubu ntabwo bikiriho cyane nkuko mbere wasabiriho cyane, ariko byabaga bitangaje cyangwa se weho ntegeze n'agashya wari ukoze ku manywa y'ihangu. Abandi bumvaga ngo bagenda nijoro, ngo bahekeje nijoro cyangwa se nimugoroba ariko hatakibona. Njyewe ntabwo nari mbisobanukiwe, icyo nashakaga bwari ubuzima. Icyo nashakaga hari ahantu nshobora kugenda nkarya nitekeye, kuko yajyaga ambwira ati ubuzima urimo ujye uzurye kandi witekeye. Urumva icyo ngiye cyo nari ngendereye bwari ubuzima. Numvaga ningerayo, urumva nzaba ngize responsibility iwanjye, ndicyo nshaka. Yura nkarya nkisanzura ngashira inzara, kuko nari mfite inzara mu by'ukuri yo mu magufwa, ariko ndashima Imana imara inzara. Yego hanyuma urumva nk'umuntu wari unzi uzi ubuzima mvuyemo, nawe n'impuhwe yarangiriye. Noneho kandi kantu ntababwiye, siko twari bube mu gikoni kiwabo, ni ukuvuga we nta nzu yagiraga, kumva mu mafaranga yahembwaga ari umuntu w'umusore, yari amafaranga ntabwo kuvanga ibintu byari bihendutse, oya ahubwo yari amafaranga make mu by'ukuri. Urumva rero muri 24 yahembwaga, ntabwo cyo kora wenda ari kuzadutunge, ariko urumva twari kuba mu gikoni kiwabo hanze kitegura. Ndashima Imana yanenze kuba mu gikoni, n'ukuri Imana yarakoze. Ndashima Imana yanenze kujyana imyenda mu gikapu cy'ishashi, nkapakira varize na mari, abantu ibihumbi bakirwa bahagaze ku bwanjye. Imana yarakoze. Ngewe ndashima Imana, Imana yankoreye ikintu noneho Imana ntabwo itinya kuzana umuntu wavuye mu buzima bubi ikamuzana, none ikamutuzana i Kigali. Urumva icyo kintu Imana yankoreye, muri Kigali ni heza. Reka mbabwire, i Kigali ni heza. Ngewe narahageze numva ndishimye. Yego ubwo rero urumva bimajije gupfa, byarapfuye, kuko urumva se yavuze ko atemera umukazana ureshya nkanjye. Ndabasabye ntabwo nkomerekeje abantu wenda bagufi, kuko nanjye sindi muremure birenze, ashobora kuba yararebye bya gisasa, sibyo? Yego ndaza nyine kubazonera. Cyangwa se ukurikije n'uwo
wari n'uwo mwari mugiye kubana n'umusore mugiye kubana cyangwa se n'uwo papa wiwe ni ukuvuga byanze bikunze ushobora gusanga kuko wari muremure kuko ukureba ntabwo uri muremure cyane ku buryo butangaje ku buryo ubona ko ari ikintu wenda umuntu yaguhora se uri muremure cyane bikabije oya ahubwo ugereranyije nuko nabo banganaga ushobora gusanga ari muremure pe bari bagufi bikabije ntabwo bari bagufi bikabije ahubwo hari ukuntu umuntu yananutse ubundi igihe cyose umuntu unanutse ariko ntabwo nkomerekeje abantu bananutse umubiri muto cyane nari mfite umubiri mutoya iyo umuntu ananutse rero byanze bikunze burya aba muremure uzareba niba umaze iminsi urwaye iyo ukize ukira warabaye muremure umuntu ashobora kumva twakomeje kuvuga ngo bakubenze cyangwa se wabuze umugabo kuko wari muremure akumva ko ufite uburebure butangaje ntabwo ufite uburebure butangaje ariko sindi mugufi ariko sindi na muremure cyane ahubwo habayeho kurebera mu marangamutima bari ko mbivuga y'uwo mubyeyi niko natekereza we afite ibindi bintu byinshi yatekereje hanyuma abwira umuhungu ko adashobora kunyemera noneho icyambabaje yabivuze numva wenda niyo bagenda bakabivuganira hanze byari kuba bifite logique ariko yabivuze numva avuga ko atanyemera kubera uburebure bwanjye hanyuma turahindukira urumva turataha tuye muri bwa buzima kandi ubika akazi ko monanasi nagasezeye ugiye gushaka umugabo ngezeyo biranze kandi n'umwanya wanjye narangije kuwutanga bavande ntabwo byari ibintu byoroshye nagezeyo mitamvugisha urumva umugabo ndamubuze n'akazi ndakabuze nahise mvugisha umuvandimwe wanjye wabaga i Kigali ndamuhamagara ndamubwira nti ko mbona ubuzima bwanze iki wamfasha ndamushimiye yarambwiye ngo nubwo bidashoboka ko twabana muzi kuko nanjye mfite imbogamizi ariko basi waza nkajya ngufasha uko nshoboye twabayeho mu buzima bugoye hari abantu benshi babizi bugoye cyane bwo kwicwa n'inzara wenda Imana yamaze inzara ariko nawe mu buzima bwo kwicwa n'inzara tugaruke inyuma gatoya ukiri aho ngaho umusaza amaje kubivuga wumva ko nta gushaka cyangwa se ntabwo yigeze kwishimira umusore nawe ari aho ngaho ari nawe waje ugana kandi mwarabipanze mwarabyumvikanye hari abaguherekeje nabo barakicaye aho ngaho ese ni gute ukimara kumva ibyo bintu wabyitwayemo gute nta reaction ushobora kuba waragize ukimara kumva yuko wasezeye n'akazi kawe muri make ntawe ufite handi ho kwerekera muri ako kanya wabyitwayemo gute se wowe na wa musore mwabiganiyeho gute ese uvuye aho gute nta kintu twize tubiganiraho kirenze ariko narababaye nyine yaraje aratubwira ngo papa arabyanze ubwo numva hejuru y'itegeko rya papa nta kindi kintu cyo gukora kuko ntiyari kunshaka papa we atabishaka mbere se mukundana cyangwa mujya gupanga iyo gahunda yo kuba mwabana yaba yarigeze akubwira ko bizaba ngombwa ko abanza kubaza papa we cyangwa se ko harimo iyo nzira yindi yo kuba yabaza papa wakabyemera cyangwa akabihakana wenda nabyemera tuzabana cyane atabyemera nabwo tuzabana iyo aba yarabifiteho kubyibazaho tuba twabikoze mbere nkabanza nkajya kubasura bakandeba ariko ntekereza ko wenda ko ari kugira ngo nzabone n'icyo mbwira abantu ubundi nta nubwo binashoboka ko wajya gushaka utarasura ababyeyi rero ariko ntekereza ko ari ubwa mbere ninjye muntu wa mbere ushobora kuba yarabikoze nagashya mbese nari nadukanye umva ni ubwa mbere bari bambonye kandi ubundi wenda uba ugomba gufata nk'igihe cy'umunsi akababwira ko afite umushyitsi bakakwerekana bakakwakira wenda mukazanishingira ariko barakubonye njye ni ubwa mbere bari bambonye ntabwo namenya ngo ntabwo njya mbyibuka uretse ko tutigeze tunabiganira sinjya mbyibuka ariko ntekereza ko ntabwo twize dutekereza kujya kubiyereka tutari twabana nimba ari we wabigizemo uruhare wenda ngo azanyerekane uwo munsi ntabwo nabimenya ariko kwari kugira ngo ngwize ubuhamya ntabwo waba warigeze wamusura mbere yawo wenda atari na ngombwa ngo wakwereke ababyeyi ariko ukaba warigeze wamusura mu rugo aho ngaho yabaga iwabo ntabwo nigeze njya kumusura ahubwo yajyaga aza kudusura ni ukuvuga nibwo wari ugiyeyo bwa mbere ugenda ugiye no kubana nawe Alphonsine wakoze agashya nakoze agashya ntekereza ko ari njye muntu wa mbere waba warakoze icyo kintu ubundi nyine tubona iyo ufite umufiyanse urateguza ukavuga ati sayi ni nzaza mu mufiyanse bakanitegura bakanateka kwakira umushyitsi njye ntabyo nakoze wakoreye mu cyizere cyo kuvuga ngo umusore turakundana kandi gahunda iriho niyo kubana
hanyuma rumva ngenda ngiye kubana nawe ngezeho biranga ndagaruka. Birumvikana n'ubuzima wari urimo nakubwa ntago byari gutuma ubitekerezaho cyane kuko ntago yari worohewe n'ubuzima urimo ahubwo wumvaga kuba nk'umuntu ubonye umucunguzi cyangwa umuntu ugiye kuba gutabara akagukura mu buzima bumwe bubi akakujyana mu bundi buzima bwiza wumva ko agiye gucyerekezo. Nyuma rero nyuma y'uko ibyo byose biba mumaje kuva aho ngaho mwaba mwarigeze kongera kubona cyangwa se kuba mwaganira ku byabaye kuri iyo nkuru y'uko ukuntu byagenze cyangwa se nuko ababyeyi babyanze ngo mujye ikintu mwatekereza? Kuva ubwo kugeza ubu tunahuye sinamumenya. Abantu bashobora kutabyemera ariko uko ni ukuri ko mu mutima wanjye tunahuye ntabwo namumenya. Ufite umuyaga utazi. Mfite umuyaga utazwi. Nawe nibuka pe, mu by'ukuri ntawe nibuka. Ndumva cyokoza izina ryo ndaryibuka ariko mu by'ukuri isura ntayo nibuka kandi uko nuko. Wari nko mu kigero cy'imyaka ingahe ibyo biba? Nka 19. Urumva imyaka ishize. Umva ko wari muto ariko ntabwo wari muto cyane. Haciyeho igihe. Haciyeho igihe. Kandi nyuma yaho urumva nagiye mpura n'ibintu byiza byinshi bibi byinshi asanga ari cyo cyatumye byibagirwa ariko muri byose urumva sinjya nibagirwa iyo shusho y'uburyo nagiyeyo y'uburyo nagarutse ariko isura ye narayibagiwe. None se no muri iyo minsi wenda bikiba wenda haciye igihe kinini ntabwo wabyibuka ariko bikiba umusore we ni iyi reaction yagize nyuma yo kukubwira ati biranze se wabonaga byishimiye se wabonaga bimubabaje se yarabaherekeje byagenze bite? Yategereje ku irembo barugarira arukono mu cyaro ubwari bwamaje no kwira. Nta magambo yo kuba wenda ashobora kuba yarifuje nko kuba gusaba imbabazi nyuma y'ibyabaye. Nyuma yaho ahubwo se ubanza bwarakeye ahubwo bukeye bwaho avuye mu kazi nibwo yaje mu rugo aho nabaga aho twari dutoye abati mu mbabarire ngira umusaza utajya ukorwa ku ijambo. Icyo cyo ndumva nkibutse hanyuma ndamuganira ndakubabariye igihe kitari cyagera. Noneho twari tugeze aho wahamagaye umuvandimwe wawe umusaba ko mwabana mbese nko kumusaba icumbi kuko nta ndoro ufite ni nk'ubufasha ntashaka gusubira muri bwa buzima bubi ntaho wari ufite handi werekera. Niyo mahitamo wari usigaranye? Niyo mahitamo nari nsigaranye cyo kuri yaranyakiriye. Urumva nyuma yaho nyine nyuma yuko ngiye kwishingira bikanga ibi ngibi mba ndi kuvuga ntago ari ukurata kwenda nagiye kwishingira ahubwo nuko hari abantu bifasha kuko hari umuntu ushobora kuba ari mu buzima nk'ubwo nari ndimo icyo gihe akumva nta wundi mwanzuro ushobora kuba wamutabara uretse kuba yafata. Birumvikana turi Kigali ntabwo yagura simbi ariko ubundi ziracyabaho simbizi niba zikibaho. Nazirari ntago mbizi niba zikibaho wenda akaba yafata nk'akavarisi kavuga ati reka mfate varisi nshyiramo imyenda njye kwishingira. Birashoboka ko yaba azabona kino kiganiro ariko namubwira ngo umwanzuro ntabwo ari ukujya kwishingira kuko ashobora kugerayo bikamugendekera nk'uko byandegendekeye. Umwanzuro si ukujya kwishingira ahubwo yashaka undi mwanzuro. Ashobora kuba ari inzara, ashobora kuba ari ubupfubyi, aho kugira ngo ajye kwishingira yasaba icumbi. Njye nta bwenge nigeze ngira bwo kujya gusaba icumbi kuno umuntu aza akavuga hiwanjye ndera hari abana ndera. Birashoboka ko wenda baje iwanjye hari ahandi hantu hari ubundi buzima babanje gustaragorengamo bwari kubatera kujya kwishingira. Ntekereza ko ubu ikinyejana turimo sinzi nimba hari umuntu wafata uwo mwanzuro kubera ubuzima. Ntabwo mbizi ariko namukomeza bigiye kumubaho namubwira ngo iyo ntago ariyo option yanyuma ishoboka. Ahubwo yabanza akagerageza mu nshuti ze nimba ari umukobwa akabwira abandi bakobwa bakamubana cyangwa se akaba yasaba n'ababyeyi bakamucumbikira bakamucunga kugira ngo afate umwanzuro wo kujya kwishingira. Nasanze yaba atari ikintu cyiza. Ubaho udashaka icyo niko ntekereza. Yego niko ntekereza. Ubaho udashaka ubaho mu buzima wumva udashaka niko ntekereza. Reka tugushimire rero kuba wakoze kuba waje mu kiganiro ukatuha part 2 y'ikiganiro cyacu. Ni inkuru ndende ntekereza ko na part 3 tuzayigira
kubera yuko hari ubuzima noneho ubu ngubu urimo kuba bakubona uku nguku, hari ikintu cy'ukunda kugarukaho cyane ngo kuba uri i Kigali nicyo kintu cya mbere kikunezeza. Hari n'abatabyishimira batazi ko ari amahirwe kuri bo, kubera bahavukiye. byose byinshi uzadusobanurira, byinshi tuzongera tukagaruka mu kiganiro cyacu. Reka nkomeze nshimiye nawe rero wabashije gukora subscribe kuri channel yacu, ukabasha gukora share, like, ndetse kandi ukabasha kubana natwe gatandatu, kandi muri comment ukabasha kutwandikira utubwira uko ubona bimeze, ari cyiza watubwira tukongera, ikibi twakosora. Turi abantu turumva kandi nta muntu umwe wigira. Reka rero dusoreza ikiganiro cyacu, tuzagaruke muri part 3 dukomeza na Alphonsine atubwira uko byagenze. Murakoze cyane, turabakunda mu bantu b'agaciro b'ingenzi cyane. Mbibutsa ko ari Greater TV 2. Ciao ciao, bye bye.